Basuje cyane bakunzi ba Rwanda TV, reka mbifurize gukomeza kumera neza aho muri hose mu bice by'igihugu murimo bitandukanye, byaba bari mu Rwanda cyangwa se abari hanze y'u Rwanda. Njya mumenyere yuko mu Rwanda TV dukunze gukora ibiganiro bigaragaza iterambere ry'igihugu, tukerekana aho igihugu cyavuye, tukerekana ndetse n'aho igihugu kirimo kiragana, kuko bavuga ngo utazi ahava ntago amenya ahajya, utazi yava ntamenya iyajya. Rero ni muri uwo mugene mpamvu dukora ibyo biganiro byerekana aho igihugu cyavuye naho kirimo kiragana, twifashisha ibikorwa remezo, twifashisha imihanda, inyubako, imishinga y'ikoranabuhanga, amashuri, ibintu bitandukanye. Rero uyu munsi twasa nkaho twagiye mu gice cy'amateka. Uyu munsi twasuye umusozi wa Mont Kigali. Mont Kigali ni umusozi uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ni umusozi muremure cyane ufite ibirometero bingana n'1850. Uyu musozi rero ntabwo mwari muzi ko ari wo wavuyeho inkomoko y'izina Kigali. Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda. Ni ukuvuga mu makuru dukesha Kigali Today yaganiriye n'umushakashatsi mu mateka Nsanzabera Jean Dodier, yavuze ko izina Kigali ryavutse hagati y'umwaka w'1335 ndetse n'umwaka w'1411, ubwo hari ku ngoma y'umwami Kigeli Mukobanya. Ngo byagenze gute kugira ngo hitwe Kigali? Ni ukuvuga ngo ubwo Kigeli Mukobanya yari ari mu rugamba rwo kwagura u Rwanda, cyangwa se muri ko kera abantu barwanaga bagira ngo bagure ibihugu byabo cyangwa se ubwami bwabo, niko babyitaga icyo gihe. Umwami Kigeli Mukobanya yararwanye, amaze gufata kano gace kitwaga Bwanacyambwe. Ubwo ni naho n'uyu musozi wa Mont Kigali uherereye, cyangwa se wari uherereye. Uyu munsi ntabwo hitwa Bwanacyambwe, ariko niko hahoze hitwa. Kigeli amaze gufata kano gace, ubwo yakigaruriye, ahagarara kuri uyu musozi wa Mont Kigali hejuru, aravuga ati cya gihugu ntabwo kikiri icy'imisozi 7, ahubwo igihugu cyabaye Kigali. Kuva ubwo kano gace kitirirwa Kigali, kuko nyine kari kamaze kwaguka katakiri agasozi gatoya. Rero niho wajyaga wibaza ngo izina Kigali ryavuye hehe? Naho ngaho izina Kigali ryavuye kuri uyu musozi wa Mont Kigali. Rero ni byiza ko tujya tumenya ibintu, tukamenya n'inkomoko yabyo. Benshi mwajyaga muvuga Kigali ariko mutazi ngo byaturutse hehe. Kigali ariko nanone nubwo ari umwami w'u Rwanda Kigeli Mukobanya wahise iryo zina, umudage w'umukoloni bitaga Richard Kanti niwe watoranyije kano gace ko ariho nyine haba nk'umurwa mukuru w'u Rwanda, kuko hari hagati mu gihugu, hari n'imisozi, abona ko ariho hantu hakwiye kuba umurwa mukuru w'u Rwanda. Ko murabizi ko mbere hari Kamembe, ko ari naho umwami ariho abami babaga. Ariko ubwo ngubwo Richard Kanti amaze kwemeza ko ahangaha ariho hagiye kuba umurwa mukuru w'u Rwanda wa Kigali, ntabwo byahise byemezwa, ahubwo u Rwanda rumaze kubona ubwigenge muri 1932 nibwo noneho ubuyobozi bw'u Rwanda bwicaye bwemeza ko umurwa mukuru w'u Rwanda ubaye Kigali. Biremezwa mu mategeko. Mbere hari Kamembe, ubu ngubu kuva icyo gihe, kuva 6 tukabikurikiza uyu munsi, Kigali niwo murwa mukuru w'u Rwanda. Rero ngayo amateka y'izina Kigali, ngayo amateka y'umusozi wa Mont Kigali. Mwakoze kubana natwe kuri Rwanda TV. Habaye hari ikindi kintu mushaka, mwajya mutubaza, tukagenda dusura ahantu hatandukanye, mukamenya ibintu bitandukanye. Tuzagenda tubereka ibintu byinshi bitandukanye. Mwakoze kubana natwe. Ngeneye muri Ngoma Frank. Reka dushimire n'umukameramani, niwe uba uri inyuma y'ibiganiro byinshi dukora. Ni umukameramani w'umuhanga cyane, yitwa Kevin Loy rwose, nawe mujye mumushimira. Niwe mba ndi imbere ya kamera, ariko nawe aba ari inyuma ya kamera, akora ibintu byinshi. Akenshi nuko nibuka kumuvuga, nawe namubwiye ngo ajye ambwira tumushimira, ariko ntago ajya abyibuka. Rero Kevin Loy, turagushimiye cyane gufata nawe amashusho meza tukayereka Abanyarwanda. Mwakoze rero, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana.